nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Ikaze ku kiganiro ibirari by'ubutagatifu. Uyu munsi nashaka kubabwira ku mutagatifu udasanzwe, umwana muto cyane wo mu kinyejana cyacu, yavutse mu 1991, giteye Imana muri 2006. Uwo ni Carlo Acutis. Carlo Acutis ni umwana wo mu Butaliyani ariko wavukiye i Londres, ababyeyi be niho bari avuka ku itariki 3 z'ukwa gatanu 1991. Hanyuma nyuma y'amezi make yavutse, nyuma y'amezi 6 ababyeyi bimukiye mu Butaliyani mu kwa 9 batura hitwa Milan. Yavutse ari umwana umwe. Ababyeyi bari abakungu nako baracyariho. Mama we avuga ubuhamya bwe rwose ni musi mwabona kuri YouTube burahari. Carlo Acutis rero amaze gukura, amaze kugira imyaka 3, ababyeyi babajyaga bagendana nawe bagatangazwa nuko adashobora kunyura kuri kiliziya bibaho atabwe ngo mureke twinjire dusuhuze Yesu. Urumva umwana w'imyaka 3 uzi ubwo bwenge bwo kumenya ngo ugeze ari hariya muri tabernakuro aradutegereje, akeneye wamusuhuza. Akenshi yabaga ari kumwe n'abandi bajene bagenzi batangiye primaire, abandi bana bagenzi be yabasabaga kutanyura ku kiliziya, bakamuherekeza bakajyana. Yahinduye benshi kubera urukundo yakundaga Yesu mu Karistiya. Amaze gukuraho gatoya, mama avuga ko yamenye ubwenge bwinshi cyane hakiri kare. Yamenye ubwenge bw'ikoranabuhanga cyane, akamenya kwikorera website, akamenya gukoresha internet neza cyane. Bityo rero ubwo bwenge bwatumye abasha gukusanya. Yakoze ubushakashatsi imyaka 2, akora n'ingendo nyobokamana atandukanye, akusanya ibitangaza 136 byemewe na kiliziya, aho Ukaristiya yagaragaje igitangaza runaka. Akenshi ibitangaza by'Ukaristiya biba ari Yesu ubwe. Mu Ukaristiya tumenyereye nk'umugati tubona mu maso, ku buryo tubonesha amaso, hanyuma mu gitangaza nyine agahinduka umubiri. Akenshi bapimye basanga ari inyama yo ku mutima, na groupe sange bakayipima bagasanga ni AB positive. Ibyo bitangaza agiye byegeranya, akora rero exposition kuri iyo website ye. Hanyuma ibyatumye rero izo expo zikwira ku isi hose, mu maparuwasi 10,000 mu bihugu bitandukanye bagiye bakora izo expo babikuye ku mbuga za Carlo Acutis. Yaje kurwara rero, cyakora mbere yuko arwara reka mbabwire ko ikindi cyamuranze ni urukundo rutangaje rwa Bikira Mariya. Yakundaga Bikira Mariya cyane. Ntabwo akundaga Yesu wenyine, akundaga na mama we, akavuga ko ari we mugore wenyine uri mu buzima bwe, la seule femme de sa vie niko avuga. Yakundaga kuvuga ishapure. Ikindi yakundaga nanone gufasha abakene. Yakundaga gufata ku dufaranga twe agent de poche akajya gusura abasaza, akabaha icyo ashoboye kubona, akanamarana akanya nabo. Yaje rero kurwara mu kwa 10, mu ntangiriro z'ukwa 10 2006, ahita apfa rwose ku itariki 12 z'ukwa 10 2006. Yaje kurwara kanseri mu maraso, ariko abaganga bagatangazwa n'ukuntu ni indwara ibabaza cyane yararwaye. Ariko yakomezaga abandi bari mu bitaro, akabatera morale. Yahoraga yishimye, bigatuma n'abandi bamwegera basha kwishima. Carlo Acutis twamwigiraho iki? Nagira ngo turebe abajene, abana batoya bari kumva kino kiganiro, cyangwa se nawe umubyeyi ufite umwana, niki twakugira kuri Carlo Acutis? Ese ntitwatoza abana bacu kutanyura na rimwe ku kiliziya tudashoje Yesu? Ese ntitwatoza abana bacu kenshi guhamagara Bikira Mariya nka mama wacu, nka mama wabo?
ese twemera rwose ko Yezu ari muzima mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukarisitiya? Carlo Acutis yakunze kuvuga yuko guhabwa Ukarisitiya ari nka autority ijyana mu ijuru, kandi kuko nibyo Yezu yaravuze ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye azagira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imperuka abavugane n'imperuka y'umunsi wacu wa nyuma. Rero reka twite kuri ibyo ngibyo by'abatagatifu n'abahire ba Nyagasani anyuraho kugira ngo atubwire uwo ari we mu mahame twemera muri Kiliziya. Ikindi gitangaza rero cyagaragaye kuri Carlo Acutis ni uko igihe bashatse kumushyingura mu cyubahiro bamukuye aho yarashyinguye, basanze umubiri we utarigeze ubora na rimwe. N'ubu nimushakisha muzasanga umubiri we ari umuhungu wiryamiye aho ngaho, umwana muto wiryamiye aho ngaho umeze nk'uri mu bitotsi asinziriye, kandi murebe imyaka ishize kuva muri 2006. Nihasingizwe Imana n'abamarayika n'abatagatifu bayo.